Anje ntabwo mba meze neza. Urabura iki se mwana? Urabona wowe ibintu byose. Reba ngiye nambaye ndawuti amugonga wuti. Ese nakuvuga ko nge ndi umwana, ndi umuntu karakubereye. Akenda dore akakenya nakabucura w'uyacu. Urabona nakibye ndavuga ati mere nshaka naho nkubita umwuko ariko ndakajyanye. Sinabuze nambaye gusa. Ariko ubundi reka nkubwire mwana. Urabona ko ibintu bitoroshye. Reka ngiye nge kuba mu modoka kuko urabona n'ubundi ndabera. Mu modoka? Ngiye kuba mu modoka. Urabona natwe urajyana miki se? Ubukene mwana bwakugira umumuro. Ntago abayego kirizo umva ngiye ngubwire inama ya nyayo wawe. Umva nkubwire wowe rero reka ngiye nigira umusabirizi. Noneho nawe uzajya ugenda ucunga haje umuntu nyine aciyeho uhita uza mbere ye wishyira imbere ye uhita uvuga ngo baba ngo dorura muntu disi uzana amafaranga yashyiremo icyo nzi cyo nawe azajya ahita ashyiramo. Ikibazo rero wumva ukuntu utekereza nabi. Gusa ndazana ayo mafaranga nzayanzaninda yawe amafaranga kubona nta n'igice cya kera mfite nzanzana iki. Ayo gushyiramo yo ndayaguha rwose ujye uyashyiramo. Ibyo birakemutse. Tugendeye ibindi turabyigira yo wivuga amagambo menshi kugira akaboko se ntago bigaragara ko ndi ikimuka. Unyine ugashyiyemo neza fresh utazana ibyaye. Amaso yo biragaragara. Urabona biri kuza fresh ku muntu. Guhumbya ni byiza amahane umuntu wimumye ahora agira gutyo. Ntago batuvumbura mwana ahubwo akira amafaranga ndabona ruguririye abantu batangiye kuza. Noneho ngewe fasha gutya nkirema akabo. Fashyiremo gutya sibigiyemo neza. Ndaho nkiriramo gutya ingofero nyine. Nishyira urabona biri kuba bugaragara neza. Noneho ngende itabiza niyicare zamuka nyine bari abantu batwerera ubwigire neza nyine. Nagize neza. Ihute kabisa. Kare musheri se namukura he? Na nubu se? Naraguguye bameze nk'umbati weze ku gasi. Shatinyaga abakobwa. Muraho. Bite? Mwamenyera nimba hari arugura ariho hari uruganda ruhinga amafi. Oya rutunganye. Hari uruganda? Nta ruganda mpazi pe. Umuntu ndangiye waranyuma. Nse n'uzamuka gato ndende. Bigendere bire ku Bigendere. Barimo no kugenda cyane. Bakoze ko ngoswe bamugeraho ntabafata. Nibeshye. Reka n'umuteka mutwe uriya muntu aranabeshya hari aruguru ubwo mwebwe mumenyereye hanga mukamutazi ko haba uruganda. Reka mwihorera ataba yanyiciye n'umwanya wo gukana impanuke. Ubundi se mwebwe baba we disi dore ubu ngubu nk'uyu muntu abantu bakamucaho di afite ikihe kibazo se? Urabona ntago areba urabona n'akaboko ubu ntiyabasha kwikorera amaso. Ukiri ko ntagize nka miliyoni nk'uyu ngo njye kumuvuza n'akaboko byibuze. Gusa umuntu n'amafaranga ufite ngo umuhera gusa ntagiye bose mbaye bamaye amafaranga ngiye kureba uriya muntu se nyirayo ariko nashakanye cyo ariko ubujya neza burutinuze kwenda kuzahura no ndafashije uyu nguyu rero ndafashije nta Ubwami bw'Imana ntabwo wazabona. Rega ngo dutange natwe tuzahabwa buriya niko njya numva. Njya nkunda gusenga aratakara. Njya nkunda gusenga buriya abantu basenga abantu tugira umutima mwiza. Imana ikorohereze. Abakristo banyabo ubu ngubu mise mbona ko mwebwe muri abakristo bavandimwe bene rwose uramura arababaje pe. Buri umuntu ufasha uko yishoboye aba ari umukristo ni nabo bazajya mu ijuru. Impamvu twebwe tuzagirirwa ubuntu ni twebwe ijuru riteganyirije. Ngewe ejo bundi pasiteri twari turi kumwe ariko mbwira ukuntu ngo hari abantu baca ku bantu buriya ngo nta mugisha wabona. Rero hari abantu babagira nabi muri bashobora kuzabaye mwakora nta ino bana mwamburwa atanabona rero. Ubwo ngewe reka nkubwire kubera iyo mpamvu ngiye gusigara hanjye ndeba nimba hari umuntu yamwatse cyangwa ndebe n'abantu bagira umutima mwiza muri iyi kare. Niba wabishobora rwose bikora. Rwose nge mu mutima wanjye mwiza kasigara aha ngaha ndaba mbareba ndababona. Nta mwana n'umwana mwiza kabisa. Oya genda ndabacunga.
Hako se wanjije ufite ubumuga bw'akaboko n'amaso urwaye n'umuntu wavuze ngo wamfungure uraje wicara umere gutya urabona bari buguha amafaranga nawe wirwana ujye uvuga ndaza mvuga se ndayarya njyenyine mpereza abaye 200 nayabaze ntushake kunzana ibintu by'imitwe ushaka kuzana ibintu by'imitwe yose ndayatwara uri wahumye uzana nabari ahubwo bari kuzamuka ndavuga amugane koko wamfunguriye uwo mukodoni yatariyo nshobora kuza kujya kureba kugura kuko nibwo yaba se namuciyeho Yesu we uri areka mubwiye ngewe niyo nawa ndi umukene gwe wamfunguriye kabisa uyu muntu urabona abababaje kabisa yo mwamfunguriye nubwo ari ibibazo bibiri byose bikaza ku muntu mwamfunguriye urumva rero mwamfunguriye nanjye kamuhaye amafaranga nari nagiye kudodesha nshaka urukweto uzanci icyo njya zambarire we ntago bayamwiba ahubwo tugende nawe urakoze da uyu ni umugisha rwose ubu ngubu umugisha turawucyuye ubu nzagura nk'izindi nk'izi 10 kandi buraninjira amafaranga arenga miliyoni biriya ni umugisha utagabanyije nawe dore ushobora kujya hari imbere ugatura n'umugabo ugahita nagupropose mukajya gusezeranira hariya nta n'amasaha aciyemo n'umwana agahita yandura na miliyoni cyangwa miliyari ni ibintu biba bishoboka rwose nk'umugisha tuba dukora uriya muntu nawe ntabwo aba ari we wigize kuri kuba twebwe turi bazima ntacyo twatanze kabisa ahubwo nta kantu wavuze nibutse abantu b'abagome bashobora kuyamwaka ari amafaranga njyewe kangiye nigira umurinzi hano nyuma y'Imana nzakora kugeza na kera mwebwe nabonye muri abakristo mwikomereze ngewe umurimo mwiha mwegere muri abakristo nabibonye mwakoreye Imana ngewe akazi hano yatungana n'umuntu ushaka kumwiba ashaka kangiye kureye batazanagira ngo turi kumwe noneho ab'imico mibi bayitangire hariya ngewe n'icumu bambone bakubita umuntu ubwo mwebwe mujyane tuzahora ku rusengero ku cyumweru muri abakristo nabibonye muri abakristo uzajya ubwenge ryawe hano mbonye ko umuntu wize atandukanye n'utarize ura kuvuga ngo mwamaye wamfungure nk'umuntu wariye ntago wariye wanjije wariye se birabijumba bibiri wariye rero uvuga nk'umuntu utari mwamfungure nyine gutyo urumva amafaranga nayabaza maze kwa wagize umwana mubarazana ibihumbi akera cyagihumbi zana noneho ngiye gutega nabandi harabo abazana wowe akazi kwandikira mwamfunguriye murakora iki hano mwana utandaburiza mwana cyanda wowe hano kumusho igihumbi cyambere asabaye Imana ije turaziranye umwana wacu mwikaritsiye uramuzi bakoze kwavuyeho ryari ntago umuntu utagira akaboko umva nkubwire jama mu gitondo wowe narakibonaga ko kizavamo ibandi kuva na kera kose naherwa no gukora bikajya kwirirwa biteka imitwe ari bizi ari kindi igihumbi cyangesha mana none nzayiranyishe pe muri iyi minsi n'abakiriya bagihari n'abakire barabuze ntibagitana amafaranga byibuze ngo umuntu abe yanayatoragura n'inkweto zanjye nazo zansaziyo ariko ngiye kwika no kete ngiye gukoresha uri bumbo naranyita wamfunguriye ndi umukene ujuje ibyangombwa use koko nta cyari bunyime rwose n'undi Imana yavuze ngo nubura ubwenge nzakureka nanjye ngiye kwihangira akazi ndicara aha ngaha hago ntangiye style ya mbere ndi bukoreshe ndebe twiri burye nimbigira gutya style aza kurya umwereke undi yiyemeza akazi ngiye ugakora afunguriye ariko ndaza kuba ndi kurira n'ubundi hakomana wowe iryo dida ruzarigira kugeza rya nje naguciraga amarenga gutyo ngutya nkabona cyaje betsuraho ye bari abantu babangutse mukubita cy'amajimbiri baba bayamenye yamenye byo rero mama twimuri seta ubundi kuki utamenyana n'inshuti zifite akamaro
inshuti zani zo kuraburiza abantu gusa ako amafaranga yaje twari twarayobye akazi wafunguriye we muntu utano wese wafunguriye kimana izagufasha kana ucaranga uje mu bandi wafunguriye genda nyine wafunguriye imana kizagufasha wafunguriye waba imana yamugirira neza ukuntu ubuzima buba bugoye waba imana yamugirira neza uyu nguyu we ari kuvuga nk'umuntu waba imana yamugirira wanariye uyu nguyu we ntiyanariye rwose genda abona ibintu bimwe uriya ari kuvuga nk'umuntu wariye genda abona ababaje bafite amaboko amaso n'inzara mu nda yababaje kabisa waba imana yamugirira neza 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 waba imana yamugirira neza. On that moment, when I was teaching in my class, I was an English teacher. And one student stand up and tell me, you teach, can you come and show you something special? That's uyu muntu arababaje kabisa urabona afite ibyo bita double urabona ukuboko n'amaso urabona bimwe birakora rwose byose birakora urabona yeka nk'uyu rwose kabisa no yarabaje murakoze mwamfunguriye aho urakoze usuye yakoze impanuka y'indege mwamfunguriye umutima mwiza ariko ntago nagenda nafashije yameze nk'unarinzi ntago nayimaraho kandi sinabona aho mvunjisha reka wowe reka nkuhe ariko niba utarakoze impanuka y'indege n'akaboko kavuyeho usigaranye utuguru tubiri akira rwose murakoze nta kundi ukomeze imana ibane nawe uri kumagana nibereye mu kazi mbega ifito aro nikeve muvugana mwana none se ubu ndi mu kazi da ubu nicaye rwose muri banki ndi gutaba abakira amafaranga baje kubikuza ahubwo buretse mbaye nkora akazi ndaza kukuvugisha tunicare tunywa akantu nyine nk'abantu b'abagabo sawa mwana sawa ko njye nashyiraga mu mufuka se gutya cyangwa urayanyiba ugeze unkorahora ntabwo ugize uhako kariya kagabo nabona kariya kagabo wabona kanyibiye amafaranga mwana tugafate tukavunagura amafaranga si yaho ariko ese mwebwe munde kuzana nje mumve amafaranga si amafaranga mwamaye mwebwe se murabaye bundi giye ko ntanabazi nese je mwana ntabwo mbazi giye mundeka ariko ugafate gutya utanzamurira agasukari mwana nje nta mafaranga nyine mfite ariko mwande je mwiba telefone kandi biri bisambo yakuremo nkanda amabya sese muri kujya karyama je mundeka ariko je mundeka ntabwo ntabemera ariko yakuremo gatanye no kurwana utangiye kurwana ariko mwebwe ntabwo mwanyifata amafaranga yanjye